utinya gupfa? ko nizera ko nyine gupfa buri kintu cyose kitubaho ni igeno ry'Imana, kubera ko Satani nta bushobozi afite bwo gutwara umuntu, kuko nta muntu yaremye. Imana niyo idufite mu biganza gutya, kubera ko hari impanuka ziba zikomeye zigatwara benshi, ariko ugasanga bamwe bararokotse, tukanatangazwa n'ukuntu barokotse. Kuri mentalite yanjye no kwizera kwanjye, nonaha ngiye Fizo Masona kugira ngende nsige umwana mutoya, ntazamurira ngo mwiteho muhe ikimukwiye nk'umubyeyi, byatwo nkagenda njyenyine, na n'ubundi mba naravuye mu nda ya mama ndi njyenyine. Ugasanga hari ibintu abura, ugasanga hari ibyishimo atabara, kuko umubyeyi w'umugabo hari uburera aho umwana, hari n'ibyishimo aho umwana. Umwana ukuranye n'umubyeyi umwe hari ibintu ababura. Umwana bagomba kurerwa n'ababyeyi babiri. Niyo mpamvu buriya byo kuvuga ngo ibintu byo gutera inda, buriya mwana akurana igikomere cyane, akurana na mama we cyangwa akurana na papa we gusa, kandi wenda mama we ari hariya, ariko ntabwo afite access yo kumugeraho bikwiye, cyangwa papa we ntabwo afite access yo kumugeraho bikwiye. Ibyo bintu rero ngenda byanga, ku buryo ngiye niyo mbibonye birambabaza cyane, nabari abantu ndabagaya cyane. Buriya byagakwiriye kuba byiza wakifuje kubyarana n'umuntu muzabana mugafatanya kurera. Biriya bintu byo kwiyaranja ngiye ntabwo ndi umufana wabyo. Ikintu naheraho mu burere naho umwana wanjye ni iyobokamana, ariko atari ryayobokamana ryo mu bitabo. Abanditse Bibiliya cyangwa abanditse Korani ngiye nshobora kwandika indirimbo bakayisobanura mu buryo bwabo bashaka. Ngewe ni ukumutoza ryayobokamana navukanye, kuko twese tuvukana kamere yo kwemera Imana. Nk'umuntu utemera Imana we namubaze se wageze ku isi ari wowe wabigizemo uruhare? Ngewe mbona hari ibintu byinshi byakwiriye gutuma twemera Imana. Hari ikintu usigaye niza nigiye ku bashuti banjye b'Abasilamu, idini rya Isilamu, kuvuga ngo ari ikibi ari n'ikiza kikubayeho, byose ujye ubyakira nk'igeno, uvuga ati Imana ushimwe kubw'ibi bintu bibaye. Arya uhura n'ibibazo bikaza bizanye ibisubizo. Icya kabiri, namwigisha urukundo. Arya abantu bagirana amakimbirane kandi bashwanishijwe n'utuntu dutoya. Usanga abantu bagiranye amakimbirane ya karande, cyangwa ugasanga wowe niba ngenda umwana wawe ko wahemukiye kanaka, nkaba victime y'ubuhemu bwa papa. Urumva ngiye ngomba kumwigisha urukundo uko ruteye, uko nduzi nyine, kuko urukundo ndarwubaha. Nivuga urukundo ntibabyumve nk'akantu koroshe, urukundo rwa nyarwo kabisa.